Iyi modoka ifite option z'uko mu gihe uri gutwara itarenga umuhanda iragenda kugaramisha kurenga umurongo. Ikindi iyo hari imodoka ikwegereye cyangwa se nawe yegereye amasensor displayinga iyo option nicyo ikora. Ikindi igira ama option yuko driving mode, eco mode, sport mode, niyo modoka ushobora gutwara muri mode ukeneye yose kugira ngo yihute cyangwa se kugenda mu buryo buri smooth. Mu gihe waba ukeneye ibyo waba ukeneye gutwaraho byose imodoka irabyumva. Reka mbereke air conditioner z'inyuma mu bagenzi mbere y'ukuntu zimeze. Air conditioner z'inyuma mu bagenzi ya displayinga, umugenzi ahitamo uko akeneye mode akeneye gutwariraho. Ni imodoka yujuje condition zose kuba yagenda ari comfortable. Hano ushobora kugenda charginze nawe, muri kubibona amapoti cyane ko na hano arimo, muri kubona ko ni imodoka ifite ubuso nyinshi cyane. Nayo ifite sunroof, Please check it in 5. imodoka ni panoramic. Murabona gifungura irazamuka, kara karido kakazamuka. Ushaka ugakomeza cyane no kuyigarura. Iyo sunroof ushaka utayikoresha ukayifunga kuri. Hello guys, nizere ko meze neza. Uyu munsi ndashaka ko tugana ku modoka BYD Tank. Ni imodoka ingana Kia Sorento itwara abantu 7. Nimutambuke mbereke iyi modoka ni mu mwaka wa 2021. Nimuzembereke ukuntu imeze. Iyi modoka ni 4 drive kuri imbere n'inyuma. Interior yayo irasa gutya. Iyi modoka igenda ibirometero 510. Ni imodoka nziza. Urebye kilometrage yayo imaze kugenda ibirometero 15,000 byonyine. Ni imodoka yujuje condition zose. Murebye ukuntu isa, ni imodoka yujuje condition zose. Reka nzembereke ama option ifite. Iyi modoka ifite 360 camera bisanzwe ku modoka yose. Shifter yayo ni iyi, ugishyira muri reverse mode iti displayinga. Reba ukuntu camera ya displayinga, ira displayinga buri shusho ryose kuko ifite buri kimwe. Iyi modoka ifite option z'uko mu gihe uri gutwara itarenga umuhanda iragenda kugaramisha kurenga umurongo. Ikindi iyo hari imodoka ikwegereye cyangwa se nawe yegereye amasensor displayinga iyo option nicyo ikora. Ikindi igira ama option yuko driving mode, eco mode, sport mode, niyo modoka ushobora gutwara muri mode ukeneye yose kugira ngo yihute cyangwa se kugenda mu buryo buri smooth. Mu gihe waba ukeneye ibyo waba ukeneye gutwaraho byose imodoka irabyumva. Reka mbereke air conditioner z'inyuma mu bagenzi mbere y'ukuntu zimeze. Air conditioner z'inyuma mu bagenzi ya displayinga, umugenzi ahitamo imodoka yujuje condition zose kuba yagenda ari comfortable. Hano ushobora kugenda charginze nawe, muri kubibona amapoti cyane ko na hano arimo, muri kubona ko ni imodoka ifite ubuso nyinshi cyane. Nayo ifite sunroof, Please check it in 5. imodoka ni panoramic. Murabona gifungura irazamuka, kara karido kakazamuka. Ushaka ugakomeza cyane no kuyigarura. Iyo sunroof ushaka utayikoresha. Imodoka ikindi kintu ni iri panoramic. Mwabonye ko ari sunroof, urafungura sunroof ifungura already. Ni imodoka yujuje condition ku bantu bari bakeneye imodoka z'ama full option. Reka twongere dufunge iyi sunroof, turafunga. Murabona iraza gufungika. Iyi modoka wayihamagara igagenda, ushobora gukoresha telefone ukayitwara igenda kuri telefone. Gukoresha shifter rero turasubiza parking, ubutwara wakinze. Ndashaka kubereka amasitsi y'inyuma muri kuntu agiye ameze. Duhere kuri izi sitsi, ni mureba ama fonction zayo, igira ama option bisanzwe bijyana imbere no gusubiza inyuma. Ibi ni bisanzwe murabizi. Igi kuri imodoka ya BYD icyo technology iri hejuru cyane. Boot yayo ushobora kuyifungurira hano, buriya boot yafungutse. Ni murebe uko imodoka imeze. Sida interior yayo ni leather seats. Izi ntebe nk'abantu bamenyereye Kia Sorento izi modoka z'imyanya 7, izi modoka nuko ifunguka. Murabona ku bantu binyuye bakeneye kugenda ni gutya, tukazamura hano kugira ngo batambuke baca kuri side ya hano, bimenyerewe nko ku Kia Sorento. Iyi modoka slidinga gutya, murabibona abantu bagahita batambuka hano, batambuka bihuta. Iyo ushaka kuri sliding gakomeza nuko ari amatapi aba yagiye arimo asa nkaho abujije imodoka, ukuramo tapi ukayidisplayinga igasliding kagera imbere neza, nta kibazo. Ushaka ko intebe ziryama uryamishiriza hano kuri ryama neza. Reka mbereke niyo hirya murebe
iriya rero iryamisha kugira ngo imodoka ishobora kuba yahinduka buto. Iyi modoka hano turayigurisha miliyoni 40 muri Dubai Port. Nabibabwiye ko ari imodoka muri 2021, ni imodoka nziza. Uteyaje yayo ifite uteyaje zuzuye, mutambuke mbereke. Izi modoka ziza nta mariza utaye zifite, ifite charging cable, nyuma ya charging cable akana akajire nyine just in case waba ukeneye deparage kugira ngo utandura. Iyi ni triangle, noneho iyi ni pompe. Iyi ni pompe ishobora kuko izi modoka zitagira pine de reserve. Iyi ni pompe just in case imodoka yawe waba ugize pane y'ipine itobotse, ukoresha iyi pompe, ukoresha n'uyu muti. Uyu muti uwushyira muri pompe ugahaga mu ipine, ubasha guhita uhoma cya gikomere ipine yari igize kugira ngo ubashe gukomeza, uze kuza kuyihomesha neza, ariko uyu muti urahoma kugira ngo uze gukomeza urugendo, ntukubuze ko wagenda mu gishaka kugenda. Iyi ni imodoka rero dufite muri Dubai Port, niyo yonyine tuzanye. Ni karibu rero ku muntu waba uyikeneye. Iyi modoka turayibaha, yinjiye hano Dubai Port, niho tukiri kuyipakura muri konteneri. Umukiriya uri ready ko yaza kugura imodoka, ni karibu itaragenda, cyane ko hari benshi bari bazitegereje batubazaga ese imodoka iraza ryari. Uyu munsi twayipakuruye rero. Ni imodoka ifite ama option menshi cyane, ntabwo twavuga none ngo tuyarangize. Ni karibu ku muntu ukeneye iyi modoka. Reka dufunge kuri butu murebe ukuntu inyuma yayo isa. Inyuma naho twahaberetse, murebere imodoka. Iyi ni BYD tank, ni karibu muri Dubai Port turayifite. Iyi modoka tuyipakuranye n'izindi, harimo iyi Neta U Pro ifite irangi ryiza ry'umweru, idapentinze ahantu hamwe, ikindutsemo 5 plus BYD. Mundebere iyi modoka nkatemo murebe, nshaka kubereka side zose, murebe imbere, murebe inyuma ukuntu imodoka igenda. Ni imodoka nziza pe, imodoka y'imyanya 7 ku muntu ukeneye imodoka yatwara. Iyi modoka ushobora kuba murabona ni imyanya 7, ariko kuri insurance iyo uguze imyanya 8 barayiguha biremerwa. Ni imodoka nziza cyane kubona amakiyasi tura ku myanya 8, umukiriya yisabye imyanya 8 barayimuha. Ni murebe ukuntu isa rero. Iyi kara ni grisuri, ni kara yayo original, murebe ukuntu ivuye muri container isa. Akenshi iyo imodoka ushobora kuba muri container ugasanga ifite nk'udu scratch, wenda agiye komerekaho, cyangwa se n'ahari ivuye irangi risa nk'irikuzeho, ariko ni irangi ryiza rigifite umwimerere waryo. Interior yayo ni uku isa, na leather seats asa gutya. Interior ni gutya imeze, murabona ishobora kuba igisa nkaho yanduye kuko iracyafite ivumbi ivanye muri container, ntabwo iroga. Nimara koga iratwara imodoka nziza, nawe waza ukayigurira. Ni miliyoni 40 muri Dubai Port. Turayiguha tumaze kuyipakurura. Murakoze.